uko mubizi twese dufite inshingano zo kurera abana bacu neza kuko nibo bayobozi b'igihugu b'ejo kandi ni nabo bayobozi b'amadini n'amatorero b'ejo hazaza. Muri make nibo dutezeho ahazaza heza h'igihugu cyacu. Nyamara aba bana tuvuga bafite ibibazo bitandukanye birimo imirire mibi, kugwingira, ubuzererezi, gukoreshwa imirimo ivunanye, ihohoterwa, kutitabwaho n'ababyeyi n'ibindi bibazo bibangamira imikurire yabo. Ku bufatanye rero na UNICEF, urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima REACH, twatangiye gukora ibikorwa bitandukanye hagamijwe guteza imbere uruhare rw'amadini muri gahunda y'imbonezamikurire y'abana bato. Uruhare rwacu ndetse n'ubushake mu guteza imbere gahunda y'imbonezamikurire mu Rwanda rugaragarira muri iki kimenyetso hano kigaragaza bimwe mu bikorwa bikomeje gukorwa n'amadini. Nkaba mfashe uyu mwanya wo gushimira umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda kuri iki gikorwa cyiza, nsaba n'andi madini yose gushyiraho gahunda y'imbonezamikurire muri gahunda ihoraho muri buri genamigambi ryacu rya buri munsi. Turabizi twese ko kurera umwana bitoroshye kandi bisaba ko twese hamwe dufatanya tugakoresha imbaraga n'ubushobozi byacu kugira ngo duhangane n'ibibazo byugarije abana bacu. Turashimira Leta y'u Rwanda ko yafashe ingamba nyinshi zigamije imikurire myiza y'umwana. Turashimira abafatanyabikorwa bose dukorana umunsi ku wundi, by'umwihariko UNICEF yadufashije kwerekana